isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye aho yari aryamye ameze nabi mu biganza byanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Namaze kureba iyo video ndebana na Rufusi, ambwira ko uriya mugabo ari umusirikare. Rufusi mpita amubwira ko Lorena yashatse umuntu wafashe kuri ya mbunda, akambwira ko yasanzeho ibikumwe bibiri, ibya Rufusi nk'umukozi wa kampani wayikozeho nyuma, ndetse n'iby'umuntu wigeze kugera muri Abarewisi kampani nka Venice. Rufusi mpita amubaza niba iryo zina hari ahantu arizi, ahita ambwira ko wa mugore witwa Vanessa wo muri Merine yatubwiye ko umwana papa na mama we babyaye mbere w'umuhungu inyeshyamba zikamushimuta yitwaga Venice. Rufusi yamaze kumbwira gutyo koko mpita mbyibuka, mpita mpamagara Lorena namubaza niba yarigeze akorana n'umuganga witwa Rita. Ibyo mbimubaza kubera ko nari maze gushidikanya ku bintu Rita uri mu rugo yari yambwiye, by'uko hari umukobwa wari inshuti ya mama we Vanessa witwaga Rita, agakunda umugabo ku munsi wa mbere akimubona. Mbihuje n'inkuru Ferimene yari yambwiye ko Rita n'umukobwa w'inshuti ye bakunze Afande General mutoya bakimubona ubwo bajyaga mu nyeshyamba z'umutwe wa Anti-G 001 isanta mu ishyamba. Lorena ambaza aho ibyo mbikuye, kuko uwo mukobwa witwa Rita yari inshuti cyane na Vanessa umwe twagiye kureba muri Merine. Lorena nahise mubaza niba yabaza abana ba Vanessa, ambwira ko kuva ibyabaye kuri Desimerite bakimara gukora urukingo bikibabaho, ntabwo yigeze yongera kubonana cyangwa ngo avugane na Vanessa. Namubajije niba nta makuru yabaze ku mukunzi wa Rita. Lorena ambwira ko yigeze kera kumva Rita na Vanessa bavuga ko umuntu uzarongora Rita ari umusirikare, ariko ntabwo bigeze bamubwira neza kubera ko bashobora kuba barabanye ahari Rita akimara kwaka transferi yo kuva muri Abarewisi Hospital. Namaze kuvugana na Lorena ndamusezera. Ayo makuru numva wagira ngo hari ikindi kintu ndi gukuramo, kuko nari maze kumenya neza ko Rita umukobwa w'inshuti ye yavugaga ari Vanessa. Nibaza niba hari ba Vanessa babiri muri Merine bari bafite abashuti babo babiri bitwa ba Rita, bityo baramutse bahari byaba bivuze ko Rita ndi gukeka ataba ari we, ariko Vanessa aramutse ari umwe gusa byaba bivuze ko Vanessa amakuru yahaye Rita umukobwa we yaba atariyo, mu buryo bwo kanga kumubwira amateka bagiriye mu ishyamba rya Santa n'umuyobozi w'inyeshyamba za Anti-G 001 Afande General muto. Nibaza ahantu ndakura amakuru yuzuye haranyobera, kuko Rita wari uri mu rugo ntago yarazi, kuko azi ko mama wari nk'umucuruzi, kuko niko Vanessa yatubwiye. Nahise numva nta handi hantu nakora ayo makuru uretse kuri Vanessa nyirizina, ariko ntabwo ibyo byari bindaje inshinga. Icyari mu mutwe wanjye kwari ukuntu Desimerite arava muri gereza. Nasezeye kuri Rufusi mubwira ko ngiye mu rugo, siga ari gukora we na bagenzi be. Nuko ngiye kujya muri esanseri mpamagara Kosimosi mubaza amakuru, ambwira ko hari habuze gatoya ngo mubure, kuko yari ageze ku mupaka wa Metrobet na Kentrone, kuko ngo agiye kureba abantu mu gihugu cya Zetland. Mubwira ko akoze cyane kunyitaba, ambaza icyo mushakira. Mubaza niba gereza ya Eternity J irayizi, ambaza impamvu ndi ko bimubaza. Kosimosi mubaza ukuntu nshobora gucikisha umuntu muri iyo gereza, ambwira ko namaze gusara, ambwira ko ibyo bitekerezo nabyihorera kuko bitashoboka. Kosimosi namubwiye ko nkomeje kandi byihutirwa, ambwira ko ibyo ndi kuvuga ari ubusazi, kuko iriya gereza nta muntu ujya yifungirwamo ngo ayisohoke. Nzabaza no mu mateka kuva yabaho nta muntu urayisohokamo. Mubwira ko ari njye muntu wa mbere ushaka kuyisohoramo umuntu. Kosimosi ambwira ko niba nshaka gupfa nzajyamo ndebe ko nzayisohokamo mbere yo kuvuga ko nasohoramo abandi.
Cosmos yamaze kumbwira gutyo mbitekerezaho, mpita mukopa maze numva icyo gitekerezo nicyo, kuko ndamutse ngiye muri Eternity Jail byaba byiza cyane, byanamfasha gusohokamo. Binavuze ko uretse na muganga Desmeriti na papa wa Vanessa ndamutse mubonye nshobora kumusohoramo. Ako kanya numvise telefone yanjye isonye, mpita mbona ari Cosmos umpamagaye. Ahita ambwira atumva Chairman, nizere ko nta gitekerezo cy'ubuswa ugize, umbabarire cyane, nshaka amahoro, kandi haramutse hari ikintu kikubayeho ntago nabona ikintu mbwira Sanctus, ndakwinginze uraba utagiye gukora ibintu by'ubuswa. Ndamusubiza nti umva nkubwire Cosmos, urabizi ko isi yacu iri mu byago, nkaba narindi gushaka umuti ariko nawe ubuze, none aka kanya ntacyo naba maze, kuko n'ubundi ibyo naba ndimo kurinda n'ubundi byazarangira byangiritse cyane, bityo nta wundi mwanzuro. Cosmos yahise ambaza ibibazo isi ifite, mubwira mu ncamake virusi ya IDV virus, ndetse mubwira byose Lorena na Vice Chairman bari bambwiye. Numva buzi icyo avuga, ambwira ko agiye guhita aza nonaha muri company tubivuganeho. Mubwira ko nta kwirirwa aza nk'uko ubu mwanzuro nawufashe, bityo ngiye kwitegura neza njye muri Eternity Jail kugira ngo nkoremo Desmeriti na Salvatore papa wa Vanessa ninsanga bakiriho. Twamaze kuvugana mpita ngaruka kureba Rufus, musaba ko yaza tukajyana mu rugo. Mu kugera mu rugo dusanga barimo kurya, natwe tubanza gufatira ariko nta peti nari mfite. Nakoze mu bike y'ubundi ntegereza ko barangiza kurya, abo bitareba bakajya kuryama, ngasigarana na Jessica, Dorcas na Rufus. Ni nako byagenze, barangije kurya badusezeraho. Gastam mubwira ko ndamusanga mu buriri bityo ajye kuryama, ambwira ko atarasinzira ntarahagera. Nuko bose bamaze kugenda nsigarana nabo nashakaga, maze ndaterura ndababwira nti mumbabarire munyumve ku cyemezo mfashe nubwo mugiye kumva kigayitse cyane, ariko nanone twabuze ubundi buryo twavana Desmeriti muri gereza. Rero umwanzuro usigaye ni umwe wonyine, uretse kuba najya muri Eternity Jail ubundi nkajya kubacikisha. Namaze kuvuga gutyo Cosmos ahita yinjira muri salo ndikanga, nibaza uburyo ako kanya avuye aho yari akagera aho ngaho. Anyibutsa ambwira ko atari ngombwa kuvuga aho ari n'uwo ari we, kuko ntabwo ashaka kujya muri Eternity Jail cyangwa se gupfa, ariko kuri iyo nshuro aho kugira ngo njyeyo akaba ari we agiye kungirayo. Cosmos yamaze kuvuga gutyo Jessica avuga ko ibyo turi kuvuga ntabyo ari kumva, ambaza niba nasaze cyangwa niba ndi gutekereza. Igisura cy'umubyeyi kiravuka, ndetse Rufus nawe atangira kumbwira ko banza ntameze neza. Dorcas wakomeza kunyitegereza cyane, maze ndababwira nti mu by'ukuri iki gihugu cyacu n'isi bigiye kurimbuka, kandi nta kintu na kimwe cyaburimbura uretse Desmeriti gusa aramutse abumbuye umunwa we akavuga ko agiye gutanga antidote ya IDV virus, twese kakaba katurangiriyeho. Rero ndimo kwibaza ikintu naba ndi gukora hano nicaye, n'ubundi bizarangira mbaye inyamaswa nanjye, byaba bimaze iki? Jessica ahita abata, ariko ntago ari we muntu kuri iyi si wenyine ushobora kumutabara. Kubera iki se mu bantu bose ari wowe ugomba kujya muri bo, ujya muri icyo gihome gutabara Desmeriti? Rufus ahita abata, okay, ibyo uri kuvuga ntago byumvikana, nanjye ntago ndi kubyumva, ariko niba kujya muri gereza hari umuntu ugomba kujyamo kugira ngo Desmeriti tumutabare, mureke njyeyo. Cosmos yahise ati warasaze wa mwana we, nujya muri gereza Riyariyo nzamubwira iki? Ushaka ko nzamusobanurira iki? Cosmos yamaze kuvuga gutya ahita yikanga, ahita abona ko yamaze kwisama yasandaye. Rufus ahita amubaza ahantu aziranye na papa we. Cosmos ahita ndeba ubundi nikora ku gahanga, Jessica yubika umutwe. Icyo kikaba ikimenyetso cy'uko twari dufatiwe mu cyaha. Nta yandi mahitamo nari mfite, kuko ninjye muntu njyenyine washoboraga kubwira Rufus akumva. Mpita mubwira amateka amwe Cosmos yambwiye, ubundi nyasoza mubwira ukuntu nari ngiye guhamagara papa we ngo aze kureba umuhungu we, ariko nimero ye nkayibura burundu. Rufus namaze kumubwira gutya ahita ahaguruka aho yari yicaye, ubundi ajya mu cyumba cye, nanjye ngenda mukurikiye. Ariko ngeze ku rugi nsanga yarudanangiye. Mpita numva ko umubano wacu ugiyemo agatotsi,
ngaruka aho nari nicaye Cosmos avuga ko atashakaga kubivuga, byose bitewe n'umujinya w'ibyo ndi kuvuga byo kujya muri Eternity Jail. Cosmos ambwira nyihanangiriza ko nta muntu ugomba kujya muri gereza ya Eternity Jail. Mpita mubwira ko uretse kuba atambuza kujya muri gereza ya Eternity Jail, ahubwo ambujije amahirwe yo kuba najyayo nisumbuye ku mirwanire, kuko icyizere nari mfite ari uko Rufus agiye gufata iminsi 3 gusa antoza imirwanire ye, akaba ariyo ntwaro njyanayo. Namubwiye gutyo mpita mpaguruka mu ntebe nari nicayeho, ubundi mpita njya mu cyumba ndagifunga. Ngeze ku buriri nsanga Gaston aracyakanuye, ambwira ko yarantegereje ambaza impamvu turi gutongana naho hantu nshaka kujya. Mpita numva ko ubwo Gaston yanyumvise byanga byakunda n'abandi batwumvise, guhangayika kuba kwinshi cyane, ariko muri njye ishyaka nari mfite ntago ryari gutuma isi yacu ihinduka amazombi cyangwa amavampaye. Gahunda nahise ndarana ni ukubyuka mu gitondo ntangira kwitoza imirwanire, nyuma y'iminsi 3 gusa nkazajya kwitanga muri Eternity Jail, ubundi nasanga bakiriho ngakora uko nshoboye nkabatabara, nasanga barapfuye nanjye ngaheramo cyangwa se Imana ikazampa imbaraga zo kuyisohokamo. Namaze gufata uwo mwanzuro ndasinzira, nkanguka mu gitondo kuri reveil nari nashyizemo, mbyuka njya gukaraba mu maso nambara imyenda yanjye nitozanyaga, nza muri salo njya guhagarara ku cyumba cya Rufus. Ndamukomangira ariko numva ntavuga, numva niba hafunze ariko urugi rurafunguka. Mu kwinjiramo imbere mbona itara riri kwaka, ariko ku buriri nta muntu buryamyeho. Mpita nibaza niba yivumbuye cyangwa se ninjoro akaba yahise asubira mu kazi. Ndabyihorera ubundi njya muri kampani, nzamuka kuri esanseri kugira ngo ngere kuri etaje ya nyuma hejuru, hamwe nigeze gukubitira Dorcas na Chameleone, ubundi ntangire nitoze niyibutsa ibyo narinzi. Ako kanya esanseri ntago natinze kugera hejuru, mva mu bundi nzamuka ama esikariye yarahari. Mu kugera hejuru mbona abantu babiri barimo kwitoza, ariko kuko bwari butaracya neza sinabasha kubabona amasura. Ngenda mbasanga mbegera, mu kubageraho nibaza niba ari byo cyangwa se niba atari bo, kuko nasanze ari Rufus na Dorcas. Mbabaza igihe baziye aho ngaho n'impamvu bahaje. Rufus ambwira ko yaraye ari kubitekerezaho, ndetse akaba yaranafite gahunda yo kunsaba imbabazi kubera ko ntago namuhisha ibijyanye na papa we mbishaka gutyo, bityo ambabarire. Mubwira ko ahubwo we agomba kumbabarira kuko nari kumubwira uko bimeze wenda akirwariza, ariko nanone nkaba narabikoze ngira ngo adahangayika kurusha uko ahangayitse ubu. Ariko mubwira ko igisubizo mpaye kitameze nk'icyo nashakaga ku kibazo mubajije. Rufus ambwira ko n'umubyo yarayatekereza harimo ko ibyo yavugaga byo kujya muri Eternity Jail bikomeje, akaba ariyo mpamvu yazindukiye mu myitozo. Mpita mubwira ko ndi umuyobozi we bityo mbyanze ntaho azajya. We na Dorcas bakomeza kunyinginga bambwira ngo nubwo ndi chairman ariko ntago nshoboye kuyobora ibintu byose, bityo ndeke gukoresha amarangamutima ntazicuza. Dorcas mubwira ko icyo ndi kurwanirira ari icyubahiro cy'abantu, ntago abantu bose mbabona nk'amarangamutima, kandi ibyo babyumve babyiteho. Ngomba kujya muri Eternity Jail nkavanamo Desimeriti. Namaze kuvuga gutyo bahita bicara hasi, maze Rufus arandeba kuko nari mwegereye neza, mubona agahinda, amaze arambwira ati chairman, rero nkubwije ukuri twese turagukunda, ntabwo turi kwanga kujya kubera ko ntitwanga ko, ahubwo nuko twababazwa no kukubura, kuko n'ubundi udahari ubuzima bwacu twese buri mu kaga. Ariko ubwo wamaramaje kujya muri gereza, njye na Dorcas turi abakozi bawe, ukadutegeka icyo ushaka, ariko kuri iyi nshuro turi kugusaba ngo uyu mupango wo kujya muri gereza uwukore, ariko udushyiremo. Uzajye muri gereza dufite umupango n'ukuntu uzayisohokamo n'abo uzakuramo. Ako kanya Rufus akimara kuvuga gutyo twumvise inyuma yacu umuntu azavuga mu ijwi rya Cosmos avuga ati ntago ari mwe mwenyine, Petron Lewis niba ugiye muri gereza, tugiye kwicara hano hejuru dupanga umupango neza, inzira uzacamo ujya muri gereza, uko uzahura, uzaharura inzira yo gucamo, ndetse n'uburyo uzasohokamo ukagaruka muri kampani amahoro. Ikirenze n'ibyo utahanye Desimeriti,
gusa ikiri hejuru ya byose ntawe umenye ko ari wowe ukoze iryo shyano. Ako kanya tukimara kumva iryo jwi twese twarahindukiye ngo turebe nyiraryo, dusanga ni Cosmos wari umaze kuhagera mu ikote rirerire ry'imbeho. Ageze aho turandeba mu maso, mbona wagira ngo afite ikiniga, maze akomeza kunyitegereza cyane. Ntangira kugira ubwoba, ariko uko andeba agatangira kumira amacanshwe, bigaragara ko abuze icyo avuga. Ariko abonye bimeze gutyo ahita ankora ku rutugu, maze arambwira ati muvandimwe wanjye Petron, mu by'ukuri nabuze ikintu nakugereranya nacyo, kubera ko hari aho utandukaniye n'abandi Barewisi nzi, bose bagiye basanga inzira zabo ziharuye, bakavuka bari kumwe n'ababyeyi babo, ndetse ikirenze ibyo nta Murewisi n'umwe wigeze atandukana n'ababyeyi be ku myaka ingana n'iyawe. Wenda nubwo tutazi abavandimwe ba papa wawe uko babayeho, ariko ntago navuga ko baciye mu buzima bukomeye nk'ubwawe, kubera ko wowe urugamba warwanye kugira ngo ugere aho ugeze rurigaragaza, ndetse rukanagaragazwa n'umubare w'abanzi ufite. Ikirenze n'ibyo ngibyo n'ubushobozi abanzi bafite. Si n'ibyo gusa kandi uracyarwana kugeza ku iherezo. Ariyo mpamvu nyuma yo kuryama nasanze nta kintu turimo kurinda n'ubundi tutaramutse dutanze igitambo kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Ariko ubwo nashakaga kwitanga ukabyanga, ndetse ukumva ari wowe muntu wenyine ushobora kuba igitambo cyacu. Ariko impamvu ngushyigikiye nta muntu ngishije inama, nuko nkwizera kandi nkaba nzi ko uzagaruka amahoro. Ikirenze n'ibyo ngibyo niyo utagaruka, ariko byibura ukazasiga hari ikintu gikozwe, ku buryo nta muntu uzatekereza gukora ibyo bateganya gukora. Kuko nanone ntago nakwizeza ko aho ugiye ari amahoro, ku buryo uzagenda ugaruka uko wishakiye. Ndetse amahirwe menshi kurusha ayandi ni uko uyu munsi ari umwe mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwawe. Bityo ntago nari kwicara ngo ndebere, kandi hari icyo nafasha muri uru rugendo. Ndagira ngo twicare twese hamwe uko turi bane, kuko nitwe dufite imitekerereze ya kirwanyi, bityo dupange uko bizagenda byose. Cosmos yamaze kutubwira gutyo, nanjye mukora mu biganza. Twicara hasi buri wese atanga ibitekerezo by'ukuntu arimo kubyumva. Tuza kwemeza ko mbere y'iminsi 3 tugiye kujya tubyukira mu myitozo. Twarangiza imyitozo tugatangira guhiga amakuru ku bantu batandukanye bashobora kutugeza muri gereza ya Eternity Jail, uhereye ku mukuru wa gereza wa Eternity Jail wa Deni n'abandi bose bashobora kuyihageza. Noneho tugashaka uburyo bw'itumanaho ryo kuvugana turamutse umwe ari muri gereza abandi bari hanze, ndetse n'uburyo bwo kohererezanya ubufasha ku muntu uri muri gereza, nk'ibikoresho byo gucukura ubutaka n'amatafari ndetse n'amabuye, kwikorera itaka ndetse n'imigozi yo kuririraho, noneho n'uburyo bwo gucika uburyo bwo kuhava. Ikirenze ibyo, icya mbere kurusha ibindi twabanzaga kumenya ni ukumenya ukuntu gereza ya Eternity Jail yubatse. Twamaze kubyemeranyaho mbitekerezaho, hashize akanya numva umuntu ankomyeho ambwira ko mfite ubwoba. Mbimuhamiriza mubwira ko mfite ubwoba, ariko nta yandi mahitamo mfite, kandi ubwoba ni kimwe mu bigomba kuranga umugabo uhamye. Duheraho dutera urwenya tuvuga uburyo ngiye gupfa mu myaka yanjye 18. Batangira kunserereza bavuga ko ahubwo natinze n'intambara zose narwanye, mu gihe abandi Barewisi bo bapfaga batarwanye, kuko nka sogokuru yaratunguwe ndetse na papa n'abavandimwe be Grey na Moriya. Cosmos ambwira ko icyo ari ikimenyetso kigaragaza ko njye nzarinda nsaza nta kintu mbaye, naba ndi wo gupfa nkazicwa n'ikindi kintu ariko atari intambara. Cosmos yamaze kumbwira gutyo mpita musezera, mwibutsa ku magambo yaramaze kumbwira mbere avuga ko urupfu ngiye kuruganamo kandi mfite amahirwe. Ambwira ko uretse kumbwiza ukuri ariko agomba no kumpa amagambo ampumuriza. Duhita dutangira kwiga imirwanire yimbitseho, ariko nsabye Dorcas kwigira ku ruhande kuko atarakomera nyemeza neza uburyo ameze neza, kuko yari mukuru kandi azi gukoresha umubiri we, arabyanga ndamureka. Nuko Rufus atangira kunyigisha ku mirwanire ye, ibyinshi ngasanga nari mbiziho ariko ntazi uko babikoresha cyane. Nuko buza gutandukana, igitondo cyiza kiratama, tuva aho hejuru tujya mu rugo dusanga batarabyuka. Mpitira ko kubanza kujya muri douche kimwe n'abandi, ubundi tuvuye nshatse kubakorera kandi ga surprise Marita yari yantanze mu gikoni kare.
mbuze uko ngira nicara muri salo hamwe n'abandi, ariko mu by'ukuri meze nkaho ndi njyenyine kuko ibitekerezo byari byantwaye. Ubwo abandi nabo baranditse ngo mbanze nitekerezeho neza, kugeza ubwo Marita yazanye ibyo yari ahishije agahamagara abandi bakaza tukarya. Njye na Gaston turasangira kuko nubwo wari umunsi wa kabiri ari mu rugo, ariko twari twamaze kuba inshuti kandi ari kunyita intwari ye yamutabaye inzara. Byumvikane ko umwanzi yari afite mbere y'uko duhura nta wundi uretse inzara. Nuko dusangira turimo kwikinira, Mariyamu nawe arimo kugaburira ka Fereyiro bahemukiye bakagakura mu bitotsi, ndetse n'abandi bari kurya bisanzwe. Ubwo twamaze gusangirira hamwe, Gaston ambaza gahunda zanjye z'uwo munsi, mubaza impamvu arimo kuzimbaza, ambwira ko ashaka ko twirirwana. Mubwira ko bitashoboka ahubwo ngomba kumushakira uburyo ajya kwiga amashuri ye. Ambwira ko icyo yankundiye ari uko ntekereza nk'ababyeyi be. Mubaza impamvu avuze gutyo, ambwira ko umupadiri hari ibintu yigeze kuvuga ku babyeyi be ngo bakundaga mushiki we cyane. Mubwira ko nabishaka nanjye nzamubera umubyeyi. Gaston ambwira ko yabikunda, mubwira ko mbere ya byose nzamushakira ishuri. Nta kindi cyabaye nyuma yo kuganira. Tumaze gusangira twagiye kwitegura. Dorcas ambwira ko ari tayari kujyana aho tujya hose. Cosmos watwemerera ko aramenya umukuru wa gereza, ndetse akatumenyera n'uburyo gereza yubatse ku mugoroba, agataha amaze kunzanira amakuru yuzuye. Rufus ambwira ko we turajyana aho njya hose nkuko twari kumwe ku munsi washize. Dorcas ambwira ko nanjye tugomba kuba tumeze nk'amashyiga, bityo nta mpamvu yo kumusiga. Mubaza niba urutirigongo rwe rutaramurya. Ambwira ko yumva yakomeye nta kibazo. Mubwira ko niba ibyo arimo kuvuga ari ukuri, ibyo byaba ari byiza. Buri wese mu myambaro ye bitewe n'uko ari kumva yambaye neza yakubisemo. Ubundi dusezera kuri Jessica, Marita, Mariyamu n'abana. Nuko tuva mu rugo turagenda. Rufus avugana na Dorcas kubanza kujya kumutembereza aho bakorera, akanareba Donaldo bakavugana. Babwira ko nta kibazo nanjye ngiye kubanza kureba Karara, akambwira uko gahunda ziteguye neza, izishoboka nzijyemo, ndetse izitateguye cyane nshyireho intumwa. Ikindi nkaba nkeneye kureba uko muri factory bari gukora, ndetse niba n'abakozi baho bose baraje. Nuko dutandukana gutyo mbanza kujya mu biro byanjye. Ngezemo nsanga Karara yicaye arimo gutunganya gahunda y'umunsi. Ndamusuhuza mubwira ko nari mukumbuye. Agira amasoni anshimira ambwira ngo ndakoze. Mbanza kumubaza impamvu abanjije kureba hasi mbere yo kunsubiza. Karara ambwira ko bimutunguye bikanakumukora ku mutima kumva ijambo ko mukumbuye rimuturutseho, ariko kugira ngo atabifata ukundi bitamwibutsa igihe duherukanye nka chairman na sekreteri dusanga koko ari kera, bityo akaba ariyo mpamvu nari mubwiye ngo ndamukumbuye. Namaze kwicara Karara mbaza uko meze, kuko twari duherukanye ndi mu gahinda. Nari maze guterwa na Diva anyibutsa umukunzi wanjye n'umwana wanjye Neyira. Mubwira ko meze neza cyane kandi mushimira uburyo anyitayeho akabimbaza. Mpita musaba kumpa gahunda y'umunsi, ampereza nsoma mbona hari inama ngomba kubanza kujyamo. Ngakurikizaho kujya gusura abakozi bashya baje, uhereye kuri General Manager, umukuru wa factory ndetse n'umwungirije n'abakozi babo. Karara namubajije aho yabikuye ko ngomba kubasura. Ambwira ko nari nabimusabye ubwo abakozi bamaraga kubona akazi ngo nzabishyire muri gahunda uwo munsi twari tugezeho. Mpita koko mbyibuka mu gihe nge nari nabipanze ku giti cyanjye. Nuko duhita tuva mu biro ndafunga, tubanza kunyura ku biro bya Vice Chairman. Siridiyo musangayo bigaragara ko ari mu kazi, ndamusuhuza. Mpita nsaba Karara akanya gatoya ndi kuganira na papa we. Karara ambwira ko ndamusanga hanze. Ako kanya maze kugenda Vice Chairman yambajije uko bimeze. Mubwira byose, ariko mubwira ko icyizere mfite ngifitiye Desmeriti, ko ashobora kuba ataravuga. Ariruhutsa avuga ko nawe ari wafitiye icyizere, kuko natangira kutihanganira itotezwa azadushyira mu kaga. Vice Chairman tuganira mubwira ko iminsi 3 ndaba ngiye muri gereza kandi byose biteguye neza. Arandeba maze mbona azanye ikiniga no mu maso, biragaragara ko akundi bigaragaza ko amfitiye impuhwe. Ubundi mubwira ko kubw'Imana byose bizagenda neza, musezeraho mubwira ko ndi gukurikiza gahunda za Karara, bityo nidushaka kuganira tuzafata umwanya akazi karangiye.
nahise nsohoka nsanga Karara hanze antegereje. Tubanza kujya mu nama yari iteganijwe. Tuvuyemo tugaruka kuri factory, ariko nsaba Karara ko twabanza kujya kwa general manager. Tujyayo, mu kugera ku muryango ndakomanga, ariko ndebye nsanga harimo abantu. Mbanza kureka ngo basohoke, bamaramo akanya gatoya baza gusohoka. Nanjye mpita ninjira, general manager ambonye ahita ahaguruka nka kwa kundi umuyobozi yinjira abantu bagahaguruka. Mpita musaba kwiyicarira ko ntacyo bitwaye, ariko mbikora mu buryo bwo kumva rwose nta buyobozi bundimo, mu gihe Desmelt ntaramuvana mu menyo ya rubamba. Nuko mubaza amakuru y'akazi. Brian ambwira ko akazi kameze neza ndetse ari kumenyera. Mubaza niba abakozi bose amakontara yabo yarayarangije kuyakora. Ambwira ko yabirangije akihagera. Ikirenze n'ibyo akaba yaramaze kwandika mu gitabo no gutegura uburyo abakozi dufite mu mirima iri Itesara bazajya bahembwa. Brian yamaze kumbwira gutyo ndamushimira. Numva yorohereje Mariya akazi, ubundi musezeraho mubwira ko tuzagenda tumenyerana. Ambwira ko ari iby'icyubahiro kuba namenyerana nawe. Musubiza mubwira ko twese muri Abarewusi Company turi umuryango. Abuze icyo arenzaho araceceka, nanjye mboneraho kwisohokera. Mva muri office, ubundi nsohoka hanze ngenda ngana kuri factory nanone. Mu kuhagera nkinjiramo mbona abantu bashyashyanye akazi ari kose, ndetse mu biro nta muntu urimo. Mu kureba aho batunganiriza ibiribwa, mbona umugore n'umugabo bahahagaze bafite n'amakaramu n'amakayi bameze nk'abari gutanga amabwiriza. Mu kuhagera mbegera barambona, nabo baza bansuhuza bambwira ko aho turi haba hari urusaku bityo twaganirira nko mu biro. Ndabyumva, ubundi tuva muri factory tujya mu biro byabo. Banyibutsa amazina bambwira ko umuyobozi mukuru yitwa Gray ndetse umwungirije akaba yitwa Hyacinth. Nuko nabo mbabaza akazi uko kameze, banyerurira bambwira ko kameze neza nta kibazo, ndetse ubu bagatangiye ibintu byose biri ku murongo. Ndabashimira mbabwira ko turi umuryango, ariko nkabona umugabo Gray arimo kunyitegereza cyane. Twahuza amaso akareba ku ruhande ameze nk'uwijijishije, ku buryo nanjye nagize isoni. Nuko ibyo birangiye banshimira uburyo nabasuye, mbibutsa ko factory ari umutima wa company, bityo ari bo duhanze amaso. Bambwira ko batakwigera bantenguha, babwira ko atari njye baba batengushye, ahubwo baba batengushye igihugu cyacu muri rusange. Nuko ndasohoka, ariko ngenda nganira na sekreteri. Mu gusubiza amaso inyuma nkomeza kubona Gray yankurikije amaso, ariko ambonye amera nk'uwijijisha. Sinabyitayeho, ahubwo nagarutse mu biro. Ngeze mu biro mbaza Karara niba hari indi gahunda ihari. Ambwira ko gahunda zihari ziri nyuma ya saa sita. Karara mpita mushimira, ariko ngiye kumubwira ngo yigire mu bindi bisanzwe. Mbanza kumubaza niba atambonera ahantu hari ishuri nashyira umwana akajya yiga hataha. Karara ambwira nyibutsa ko ngiye muri Moriya Academic School banyakirana yombi. Nibaza igihe cyose ibintu natekerezaga biranyobera. Mpita mushimira musaba ko yaza kumperekeza tukajyana. Ambwira ko ntacyo yabinganya. Mpita mubwira ko nubwo ngubwo twakwigendera tukajya kuvugana n'umuyobozi wa Moriya Academic School. Karara ambwira ko yiteguye, ubundi dusohoka mu biro turagenda. Twageze kuri Moriya Academic School, ngiparika imodoka ku muryango, umusekirite ahita amfungurira nta n'ikintu na kimwe ambajije. Karara ambwira ko ibyo ari byo yambwiraga, ko Moriya banzi bityo ndi umuyobozi, ndi nk'umuyobozi wabo. Mubaza impamvu banyumva kandi ntarayigeramo na rimwe mu buryo bweruye. Ambwira ko ntegereza nkaza kwirebera. Karara nayobewe ibyo arimo kuvuga. Ako kanya ngenda ngana muri parikingi. Tumaze kuva mu modoka ngenda ngana ahari ibiro by'umuyobozi w'amashuri abanza, kuko hari harimo amashuri abanza n'ayabanziriza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza mu mashami y'ubuganga n'izindi nyinshi. Ariko nari ninjiye muri Moriya ahari amashuri abanza, kuko niho nashakiraga ko Gaston yiga. Mu kugera imbere y'ikigo mpura n'umugabo ansuhuza ambwira mu byubahiro byinshi ko ampaye ikaze. Ako kanya numva bakubise icyuma kibwira abanyeshuri bose bo mu mashuri abanza. Ngiye kubona mbona abana bose basohotse mu mashuri yabo baza bagana mu kibuga kiri hagati mu kigo cyangwa se cour intérieure.
bakora imirongo ibangikanye kandi bakurikiranye. Ubundi umuyobozi ambwira ko abana biteguye kunyakira mbahagaze imbere nk'umuyobozi wa Moriah Academic School. Clara ahita ndeba ambwira ko ibyo ari byo yambwiraga. Nahise nibuka umunsi wa mbere ngera aho muri Moriah, ubwo nari ndi kumwe na Diva ariko hakaba nta muntu n'umwe wandebye n'irihumwe, ndetse n'ubwa kabiri ubwo nazaga guhura na Cosmos tugahagarara ku marembo. Umusekirite yaratangiye aza dusanga ashaka kutubaza ibyo dushaka, ariko kuri iyo nshuro yanshoboraga kuvuga rikijyana, natwe nta n'uwo ngishije inama muri icyo kigo. Mpita mbona ko ari bya bindi ngo ingoma iriho niyo yunamirwa, ariko bituma ntinya abantu cyane kuko abantu ntaho batandukaniye n'inyamaswa, ndetse banavuga ko inyamaswa mbi cyane kurusha izindi ari umuntu. Ibyo sinabitindaho mbanza gusuhuza abana, ariko mbura ururimi mbasuhuzamo kuko uwo urwo mu mahanga ntarwo narinzi. Mpitamo kuvuga mu rurimi rw'iwacu, cyane ko iby'abakoloni nashyigikiraga gusa ari imirwanire nta kindi. Nuko abana bambwira ko banyishimiye cyane, babwira ko nanjye ari uko, ariko mbura ikintu kindi ndenzaho. Ako kanya bahita bakubita icyuma, abana bose basubira mu ishuri, ariko abameze nk'aho ari bakuru muri bo biga mu wa 5 no mu wa 6 no mu wa 4 bakajya banyuraho bankoraho bambwira ngo barankunda. Nkibaza ahantu banzi mbibayuza umuyobozi wabo. Umuyobozi ansaba ko niba byakunda najya mu biro tukaganira. Tugenda tugana ku biro, tugezemo baduha karibu, ariko ubona umuyobozi ameze nk'umuntu washyashyanye. Ahari ubanza yarashakaga kunyereka ko bakora cyane, ariko njye n'ubundi ntago nzi icyo nari gukora niyo nari gusanga badakora. Ambwira ko ari iby'icyubahiro kubasura, ambwira ko impamvu abana bose banyishimiye ari uko mu mateka biga aya mbere ni inkomoko ya Moriah Academic School, bityo nta mwana uba utazi uruhererekane rw'abarewisi uko bagiye babaho mu gihugu n'indi miryango igiye yishamikiyeho n'insanganya zabayeho. Noneho abana bakaba barashimishijwe cyane nuko mu mateka twari dufite hiyongereyeho andi mu byumweru bike bishize by'umurewisi we noneho waje ameze nk'indwanyi y'akataraboneka, bityo bakaba bahise barabukwa ko mpageze, abanzi bagatangira kubwira abandi gutyo gutyo, inkuru irahasakara ko nahageze. Umuyobozi yamaze kumbwira gutyo mpita numva impamvu, ubundi ndamushimira mubwira ko ako kanya nikaboneka tuzaganira nanjye bakanyigisha ku mateka, wenda hari ibyo nzakuramo. Mpita mboneraho kumubwira icy'ingenza, ambwira ko ibyo bitari mu byo nagakwiye kumusaba, ahubwo nagakwiye kuba nzanye umwana kumwandikisha. Yambajije umwaka arigamo. Nibuka ko Gastam yambwiye ko yari yararangije mu wa mbere muri Maranatha. Mpita mubwira ko yaza kwiga mu wa 2, nubwo yakererewe cyane ariko azakomereza aho abandi bageze. Ahita ategura byose twicaye aho ngaho njye na Clara. Mu minota mike yarabirangije, ubundi ambwira ko umwanya w'umwana uhari, ko ku munsi ukurikiyeho twamuzana kiga nta kibazo. Ubwo umuyobozi naramushimiye, ubundi tumubwira ko tumusezeyeho, araduherekeza tugeza kuri parikingi. Twinjira mu modoka, ubundi aradupepera. Ikintu nabonye nuko yakuye telefone mu mufuka agahita ahamagara. Nk'umunyamakenga mpita mbona ko indyarya zose ariko zimera, mpita nkeka ko wenda agiye kuvuga ko mpavuye, ndetse akanatanga raporo z'umwana wanjye uzaza kwiga aho ngaho. Ntabwo ibyo nabyitayeho cyane. Mbaza sekreteri Clara niba ikijyanye n'abakozi bo gutwara imodoka z'abarewisi hari ikintu yari yabitekerezaho. Ambwira ko ibyo atigeze abitekerezaho, ahubwo yahaye General Manager icyo gitekerezo. General Manager Brian amubwira ko arabanza kwiga kuri budget y'abarewisi dufite. Mpita mubwira ko atagakwiye ku bya budget yashaka abakozi, kubera ko mu bantu bangombwa bakenewe muri company n'abakozi bo gutwara imodoka barimo. Clara muha urugero ndamutse ntahari cyangwa se papa we na mama we badahari, ndetse na Rufusi akaba adahari, agakenera kujya ahantu uko byagenda. Clara ambwira ko azi kwitwara. Mubwira ko bazi kwitwara bidahagije, kuko igihe cyose aho azajya hose atazitwara bitewe n'icyo agiye gukorayo. Ambwira ko ari kubyumva, ubundi ambwira ko araza kumubwira. Mubwira ko ibyo nta kibazo, nitugera muri company ndaza kwibwirira Brian akabikora. Ni nako byagenze, twageze muri company. Ubundi njya kureba Brian, mubwira ko abakozi bagomba kuboneka.
ambwira ko ahubwo yari ategereje ko aza kundeba akambaza kuko Vice Chairman yari yamubuze. Mubwira ko yabikora nta kibazo, ko ntacyo byatwara. Brian ambwira ko iminsi 2 abakozi azaba yababonye. Clara amubwira ko ngiye kubanza kugera mu rugo nkabona kugaruka mu kazi. Ambwira ko nawe agiye gukomereza akazi ke mu biro bye. Ubundi tumanuka tuva kwa Brian, tugeze kuri reception ndahamusiga agana mu biro bye, nanjye njya mu rugo. Nageze mu rugo nsanga Mariam arimo gusezera avuga ko agiye itesara. Mubwira ko urukumbuzi nari mufitiye rutatuma agenda gutyo gusa kandi tutaranaganira byimbitse. Mariam ambwira ko kumfatisha bigoye, nawe yategereje ko mboneka ariko agaheba kandi afite ibyo agomba gukora itesara. Marita ahita yitanguranwa duha igitekerezo cyo kujyana tuganira. Mpitamuhakanira mubwira ko ntashobora gusubira itesara n'ibyo nahuriyeyo nabyo. Mariam ahise atangara mbaza ibyo nahuriyeyo nabyo iwacu. Mubwira ko atari ngombwa kubimenya. Nicira na Marita akajisho ko atagomba kubimubwira kuko bishobora gutuma Mariam amenya byinshi birenze kuri njye kandi ntabishaka. Nuko mpita mbwira Gaston ko ejo azajya kwiga muri Moriya Academic School. Ahita mpobera cyane ambwira ko hari ikintu kimwe gusa ashaka kunsaba. Mubaza icyo ari cyambwira ko nazajya mujyana ku ishuri mu gitondo niyo ntajya kumureba nimugoroba. Mubwira ko kari akantu toto cyane nzakamukorera. Ubwo twakomeje guhoberana, umwana Gaston anambwira ko ankunda cyane, musaba kureka gukabya. Mubwira ko araza kujyana na Marita nyuma ya saa sita mu isoko akamushakira ibikoresho, ariko impuzangano yo akazayisanga mu kigo ejo yagiye ku ishuri. Icyakora nanjye numvise nishimye cyane kuko mu minsi 3 iri imbere numvaga ngomba kujya muri gereza ibibazo hafi ya byose maze kubitunganya. Nuko Gaston amaze kubyumva arishima. Bitambwira Marita na Jessica ko ngiye guherekeza Mariam nkamugeza muri Merino ubundi agatega asubira itesara. Mariam ambwira ko byibura ibyo biruta. Ahita asezera ahereye kuri Jessica ndetse na Marita na Gaston. Babwira ko ndagaruka nje gufata ifunguro nkabona gusubira mu kazi. Twavuye mu rugo muteruje Fereyiro tugera muri parikingi, ubundi twinjira mu modoka dufata umuhanda tuganira, ariko njye ibitekerezo ari byose. Nza gushiduka numva Mariam ambwira kugenda twerekeza ku modoka, ntekereza ku modoka tudakora impanuka. Mubaza impamvu ambwiye gutyo, ambwira ko ndi kugenda ndi gutekereza cyane bigatuma naba nshobora kugonga. Nibyo koko nari ndi gutekereza cyane, meze nk'uko Yezu yari ameze ubwo yari yikoreye umusaraba agana i Karuvariyo. Nkumva ko ugiye guhara byose ukajyaho ubuzima bwawe utakibugenga. Numvise ari cyo kintu kibi kurusha ibindi mu byo ngiye guhura nabyo. Nubwo gereza nari narayigiyemo inshuro nyinshi ubwo twari tukiri mayibobo ku muhanda, ariko ho byari bitandukanye kuko ho bahitaga badufungura kubera ko tutaruzuza imyaka yo gufungwa n'ubukure, ndetse bakatugira n'inama zo kwitwara igihe turi hanze ya gereza kugira ngo tutazayigarukamo. Ariko ibyo nari ngiye kujyamo byo kwari ukwica no kurwana utabara amagara yawe. Nibaza ikintu nakora byibura kugira ngo nsibanganye mu mutwe kugira ngo mbashe gutuza. Ibitekerezo bikomeza kumbana byinshi cyane. Nza kongera kwiyumva numva Mariam ambaza niba ntavuze ko turagera muri Merine bakajya gutega. Mubwira ko ariko bimeze. Ambwira ko nubwo yabikoze abishaka ariko Merine twayirenze hashize iminota 30. Narebye aho tugeze nsanga twibereye muri ya mashyamba agana itesara. Nta binyabiziga duhura nabyo ahubwo umuhanda nawigabiye njyenyine. Ibyo bituma mpa agaciro ingano y'ubwoba mfite kubera ko nari maze kubona ko burimo gutuma ntatekereza, ahubwo amahirwe nagize nuko nari umutwazi mwiza. Nabonye n'ubundi nta yandi mahitamo mfite ntagaruka inyuma ngo nuko itesara nahagiriye ibibazo. Mpitamo kwerekezayo nkabageza mu rugo nkagaruka. Nuko urugendo tuza kurucuma kugeza ubwo twageze itesara ndetse biranarenga ninjira no mu rugo. Nageze mu rugo Mariam abanza kujya kuryamisha Fereyiro. Nge nta kindi kintu nakoze, nahise nintangira nicara kuri ya ntebe nge na Rozange twari twicayeho. Ubwo ibihe byiza twagize twabitangiye, ubundi mfunga amaso ntangira kwibuka ibihe byiza twagiranye. Mariam avuye kuryamisha umwana aza kunyicara iruhande, dutangira kuganira mubaza uburyo babayeho aho muri iyo nzu.
ambwira ko nta kibazo ahubwo ari kubona mpangayikiye cyane kuko uburyo meze nk'umuntu uzi neza ko urupfu ruri kumusatira. mpita nzunguza umutwe ariko sinagira icyo mvuga mu buryo bwo kumucanga ngo amenye cyangwa se ntabihamye ko urupfu runtegereje. ubundi mpita mubaza nti ese biramutse bibayeho ko ugiye gupfa ubizi neza ko urupfu ruri imbere yawe, ni ikihe kintu cyiza wumva wakora ukumva ko ari cyo cy'ingenzi wagakwiye gukora mbere y'urupfu rwawe ku giti cyawe? Namaze kubaza Mariyamu gutya ndeba mu maso ameze nk'umuntu uri gutekereza cyane. mubaza ikintu arimo gutekereza ariko mbona aracyatekereza nta kintu arimo kuvuga. nuko ngiye kubona mbona Mariyamu anyegereje umunwa we hafi y'uwanjye, afunga amaso maze ankubita akantu ku munwa, mubaza ibyo arimo ubundi akomeza kunyitegereza cyane. hashize nk'umunota wose arimo kundeba arambwira ati iki nicyo kintu cyonyine nakora ndamutse nzi ko ngiye gupfa, nkumva nkoze ikintu kizima gituma numva naba mpfiriye ukuri. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo nkomeza kumwitegereza, mbasha gutangira kwitegereza itoto riri kumutemba mu maso ndetse n'iminwa ye. ubundi nanjye mbona yari amahirwe yo kwimara agahinda mbere y'urupfu rwanjye. mpita nzamura ibiganza mufata mu misaya yombi, ubundi mfunga amaso ntangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye. Mariyamu atangira kwahagira cyane nanjye nkumva ndabikunze, nza kumukuramo agapira yari yambaye nkubise amaso imitemere yiri mu gituza numva ndabonekewe. nawe ahita anyigana atangira nkuramo ikote ndetse n'ishati, arebye igituza cyanjye aravuga ati wawu. ibyo ntitwabitindaho cyane ahubwo akomeza kunyunyusa udusukari wagira ngo ni ikintu yari arwaye mu buzima bwe, kuko buri cyose twakoze yaranyorohereje kugeza ubwo nashatse kwinjira muri paradizo ye ariko bikabanza kujya byanga, kugeza ubwo nayinjiyemo agasakuza cyane bigaragara ko ari njye muntu uyitambagiye bwa mbere. kugeza igihe byose twabirangirije maze Mariyamu akambwira ati Petero ni nkubwije ukuri, ibyo dukoze ntago mbyicuza kandi ni igisubizo naguhaga. ndamutse ngiye gupfa icyo nicyo kintu nakwishimira ko nakoze nkiriho nyuma y'urupfu rwanjye. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo nambara imyenda, nawe ajya kwisukura arangije agaruka muri salo. mu kugaruka asanga ndacyicaye kwa kundi, ambaza ibyo ndimo gutekereza. mubwira ko ndi gutekereza ukuntu umubiri udushutse tukaba dukoze ibyo tutagakwiye gukora. Mariyamu ambwira ko ibyo ntagomba kubigiraho ikibazo, ahubwo ambwira nsaba ko ibyo dukoze nazabigira ibanga, kuko nawe yumvaga ari ibintu yagakwiye gukora kugira ngo amenye uko bimera. mubaza impamvu ibyo bintu yumva yabikora kugira ngo yumve uko bimera. Mariyamu arambwira ati nkubwije ukuri mu buzima hari igihe umuntu ahura n'abantu benshi bakagenda bamwigisha imico itandukanye. rero ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye nahuye n'umukobwa twibera inshuti, ndetse umukobwa akajya amfasha buri kimwe cyose kubera ko njye iwacu turi abakene, akampa amavuta yo kwisiga, akampa amafaranga ndetse n'ubundi buzima, kubera ko byose nari nzi ko ntarabyaka mama ngo abimpe kandi nawe ubuzima bumugoye. umukobwa rero twakundaga no kwiganirira ibijyanye n'imyororokere, akambwira ko atari byiza kubikora utaragera igihe, ariko nanone bikaba ari byo bintu bizana ibyishimo bya mbere ku isi, nubwo ibyo byishimo aba ari iby'igihe gito. umukobwa namubazaga niba yarabikoze akaza kubinyemerera, ariko akambwira ko nubwo yigeze kubikora yabikoranye n'umukunzi we gusa, ariko bakaba barihanye kubera ko papa na mama b'uwo mukobwa bamuhatirizaga kujya mu kibikira akaba uwihaye Imana, kandi uwo mukobwa akaba yubaha ababyeyi be cyane. nyuma akaza kubiganirizaho umukunzi we, nawe akamubwira ko niba ari uko bimeze urukundo rwe nta wundi muntu ashobora kuruha, bityo nawe azajya mu gipadiri. biza kurangira babyemeranijeho, ariko kuva mu mwaka ushize turangiza amashuri ntabwo ndongera kubona kuri abo bantu na rimwe. ubanza hari baragiye mu muhamagaro wabo. gusa kuva icyo gihe inshuti yanjye imbwira ko ibi bintu bitanga ibyishimo, nakomeje kugira amatsiko cyane, ariko ngahozwaho igitsure na mama wanjye wahoraga ndebera cyane avuga ko ngomba kuzavamo umukobwa wiyubaha kandi nkazashaka umugabo muzima, bityo nkaba ntagomba kwiyandarika cyangwa se gukora ibintu igihe kitaragera. ariko ibyo ntibikureho rwose ko njye numva nakwigeragereza ngo numve uko bimera
kugeza ubwo uyu munsi mbaza ikintu nakora mbere y'urupfu rwanjye. Ndamutse nzi ko ngiye kurusatira nkakubwira nkwerurira ko ari byo bintu nakora, kubera ko nta kindi kintu ntazi ndetse nta n'ikindi kintu ntabonye. Ariko mu by'ukuri nsanze ibyo umushuti wanjye yambwiraga ari byo, ndetse nsanze yaranambeshye kuko ntabwo ibyishimo hakura ari iby'igihe gitoya, ahubwo urabigumana kuko biri mu bihe utakwirirwa wibagirwa. Gusa icyo si cyo kibazo nshaka kukubaza, ahubwo wowe ni ukubera iki wambajije icyo wakora ugiye gupfa, kandi ukabivuga bikuvuye ku mutima nk'aho uri kugana ku rupfu rwawe. Mariyama yamaze kumbaza gutyo mbura ikintu namusubiza, cyane ko ntashakaga kumubwira ibijyanye na gahunda mfite. Mubwira ko kubera ibyo nanyuzemo bigoye naho nisanze, kandi mpanganye n'abanzi benshi cyane isaha n'isaha, mba ntekereza ko bashobora kunyata ku bundi bakankura ku isi. Mariyama afata akanya ko kumpumuriza, ambwira ko nkomeye nta kintu nzaba, ariko akomeza anyihanangiriza ambwira ko ngomba kugira ibanga ibihe twagiranye. Musezeranya amubwira ko nta kintu nzavuga igihe atabishaka, nubwo ntabura gutaka umwiza w'itoto ritemba imbere y'abandi. Ibyo mbivuga ngira ngo muhe icyizere yumve ko ntari umwe mu bahungu baryamana n'abakobwa kugira ngo bishimishe, ahubwo muhe icyizere ko turamutse twongeye guhura twakongera nta kibazo. Ibyo bituma yishima cyane, nubwo njye umutima wandyaga kubwo kuba nari nzi ko nkoze ikosa Rozange ashobora kuba atazambabarira kubwo kumuca inyuma, mu gihe umutima we ndetse n'umubiri we hamwe n'umwana wacu Neyira bitigeze bituza kandi bashobora kuba bari mu byago. Mariyama namusezeyeho amubwira ko mfite gahunda zikomeye cyane iwacu muri Kenti. Ambwira ko n'ubundi nakerewe ku bushake kubwo gutwarwa n'ibitekerezo bigatuma ndenga muri Merine nkazitesara, ariko nta kibazo ibyo bitumye mugerera ku byifuzo. Nuko mpaguruka muri salo nsohoka hanze ngera ku modoka, ninjiramo ndayatsa ubundi ndamupepera ndayihagurutsa. Inzira yose ndayifata ngenda ntekereza ku byo mvuyemo. Umutima wanjye ntiwasiba kuncira urubanza umbwira ko ndi ikigwari kubw'ibyo nari maze gukorana na Mariyama. Nuko nza kugera muri Kenti mu masaha y'umugoroba. Ngeze mu rugo nsanga bahangayitse cyane bazi ko hari icyambayeho, bambaza n'impamvu ntitabaga telefone. Mu kureba telefone nsanga yari yazimye kubera gushiramo umuriro. Mpita nibuka ko n'ijoro ryashize ntibutse kuyicaginga, mbisiguraho mbasaba imbabazi barazimpa. Ubundi njye ibyo bari bansigiye cyane ko n'inzara yari yose. Maze kurya ndeba ku isaha nsanga ntajya mu biro, ahubwo ntegereza Cosmos ngo aze aduhe amakuru yakuye muri gereza, ubundi dupanga umupangu neza. Nta kindi cyabaye, nagumye nganira na Jessica na Marita ndetse na Rufus na Ferimine, bambwira ko kuva mu gitondo twagenda Rufus na Dorcas bataragaruka. Nibuka ko bajyanye mu nzu bakoreramo iby'ikoranabuhanga, nkeka ko bakomezanije. Nkibatekereza aho baba baratashye, ubona basabanye cyane. Gaston agenda ahobera Dorcas nk'inshuti ye, anamubaza ahantu yiriwe kandi bari bafitanye gahunda. Nabajije gahunda bafitanye iyo ariyo. Gaston Dorcas ahita amwicira ijisho, maze Gaston arandeba ambwira ko nubwo anyizera ariko nta yarambwira. Akomeza ambwira ko ahubwo ibyo ashaka kumbwira ari uko Marita yavuye kumugurira ibikoresho by'ishuri, bityo azazindukira ku ishuri ejo, kandi isezerano namuhaye sinzaryibagirwe. Nahise nibuka ko namubwiye ko nzajya mujyana ku ishuri buri gitondo. Mpita numva ko namubeshye kuko nari ndi kwitegura kujya muri Eternity Jail, ariko numva nta kundi nabigenza mpitamo kumwihorera kugira ngo ntamuca intege hakiri kare. Nuko dukomeza gutegereza Cosmos ngo turebe igihe azira. Amasaha akomeje kwicuma, saa 12 ziragera. Mu gihe tukicaye twagiye twumva urusaku rw'abantu b'abagabo hanze ku gipangu cy'urugo rwacu. Mu gusohoka ngo ndebe umuntu wateje urusaku, ngenda nsatira umuryango w'igipangu, nsanga ari abasore batatu bakamejeje umurwana ari wose, ndetse babiri muri bo ari abasekirite. Mu kugenda mbegera ndeba uwo musore utari umusekirite ukuntu ari gukubita abasekirite, nibaza imyitozo abasekirite bakoze iyo ariyo biranyobera. Nuko mu kubageraho ngenda mbakoraho, umusore nanjye yaragiye kunkubita inyundo yo ku gatwe habura gatoya.
Mu guhuza amaso nsanga turaziranye kuko n'umwe muri ba basore ba Cosmos badufashije ubwo twari twagiye kwiba umwana wa generale umukuru w'ibitaro bya gisirikare. Nuko mpita mbasaba gutuza kuko nari maze kubona ko muzi. Umusekirite ahita avuga ati rwose nyakubahwa, uyu musore yaje, tumubaza ibyangombwa yanga kubiduha. Tumubwira ko atakwinjira mu rugo rwa chairman nta byangombwa, ariko akanga kutubwira n'izina rye. Nta kuntu tutamugize kandi ntago twari gupfa kwinjiza umuntu utivuze ngo yerekane n'ibyangombwa. Natwe tubona nta kundi twabigenza, dutangira kumusubiza inyuma, ariko aturusha imbaraga atangira kudukubita. Gusa ku mirwanire ho araturenze, nuko tutemerewe gukoresha imbunda zacu, nta burenganzira bwa afande wacu, naho ubundi twari kumurasa. Nahise mvuga nti ubwo sibyo ni ibintu mwagakwiye kuvuga nkaho bibateye ishema. Ubu se niba umusore umwe ashobora kwinjira akabarwanya akabakubita nk'uko mbibonye, baramutse ari batatu ubu ngubu muba mugihumeka umwuka w'abazima. Umusekirite ahita bati nuko twihanganira boss, nukuri mpita mbabwira nti inama nabagira nimwe, niba mushaka gukiza ubuzima bwanyu igihe buri mu kaga, mujye kwiga imirwanire kuko imbunda mwirirwa mwikoreye nta kintu zabafasha. Nabwiye abo basore gutyo kuko n'ubundi abasekirite bo muri kampani ntago nabizeraga, kuko nari nzi ko muri bo harimo abagambanyi, kandi birumvikana bo bashyize kurinda ku gipangu cy'inyubako ntuyemo, nibo baba baraba hafi ngo bashake amakuru afatika. Nuko ndebye inyuma mbona abantu bose baje kundeba, na Gaston ndetse na Dorcas ari kumubwira ko uriya musore ari indwanyi, bityo agomba kumera nkawe. Mpita mbegera mbwira Dorcas ko ibyo atari byo, yagakwiye kwigisha umwana ukiri muto, kuko byatuma atekereza cyane ku by'imirwanire ugasanga n'ishuri riramunaniye. Nahise nsaba umusore wa Cosmos ko yaza tukajyana mu rugo, ambwira ko ibintu ashaka kumbwira ari ibanga rikomeye, bityo nta wundi muntu ashaka ko yabyumva. Mpita numva ko azanye amakuru afatika ku byo Cosmos yari yagiye gushakisha, ubundi akaba ashaka ko yampa nta wundi muntu uri kutwumva. Ako kanya kuko nari nzi ko Dorcas na Rufus turi kumwe mu mupangu, nabasabye ko bazana tukajyana. Dorcas ahita abwira Gaston kujyana na Marita ndetse na Rita na Feremini, bagasanga Jessica wari ukiri hejuru kuri etage. Ubundi tukaba tugiye kwiherera ngo twumve ubutumwa umusore agiye kuduha, n'uburyo Cosmos yabipanze ku buryo nzagenda ninjira ibintu byose bipanze neza. Ako kanya twese tuva aho ngaho nibutsa abasekirite gucunga cyane. Tugenda tugana mu biro byanjye, ariko tutaragera kuri reception tukiri imbere ya kampani mu mbuga, ahanini nta handi nta n'abandi bantu bahari. Umusore atubwira ko haba ari heza ho kutubwirira, kuko wanasanga no mu biro hatezemo ibintu bifata amajwi. Mubwira ko nta kibazo, maze atangira atubwira ati nitwa Ezek. Nkuko mubibona ntago ari ubwa mbere duhuye, bityo muhise mumenya ubutumwa nshaka kubaho icyo bwerekeraho, ariko ibyo muri gukeka byose ntabwo ariko bimeze. Ubundi mu gitondo twari turi ku iseta yacu, ntashaka kuvuga izina kuko nk'abamaneko ntabwo ari ngombwa kumenya aho tuba turi. Boss wacu ahita aza atubwira ko dufite misiyo ikomeye. Tumubaza iyo misiyo iyo ariyo, atubwira ko tugiye kwiga uburyo gereza ya Eternity Jail yubatsemo, ndetse tukamenya uyishinzwe nka warden wayo, kugira ngo tuzabashe gukuramo umuntu. Boss tumubwira ko iyo gereza ari amateka, uwayinjiyemo abatayisohokamo. Atubwira ko ari twe bantu ba mbere tugiye gusohoramo umuntu, nako abantu, kuko hazasohokamo abantu barenze umwe kandi ari twe tubakuyemo. Ubwo uko turi batanu twese twigabanije, twemeranya n'igihe turagarukira. Jewe banyohereza gushaka amakuru ajyanye no gushaka umucungagereza mukuru wa gereza ya Eternity Jail. Nibaza aho ndahera ndaheba, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Nahise mfata inzira nishora kuri gereza. Mu kugera ku marembo yaho birumvikana mpasanga abasekirite, kuko baba bisanzura bagenda hanze uko bashaka bacunga cyane, ko iyo gereza iri mu ishyamba hagati ry'inzitane, ku buryo abantu bo hanze batapfa kuyibona. Abasekirite mu kumbona bambaza icyo nshaka aho ngaho n'uburyo mpageze. Ndicara mbatekerereza uburyo nabuze umukunzi wanjye, hakaba hashize iminsi 11 yose, bityo nanjye nkaba narabuze icyo nakora uretse kurengarenga igihugu cyose nkagenda mushakisha.
kugeza ubwo nambutse n'igihugu cyacu nkagera mu gihugu cy'amahanga nkaba ngeze aho hantu. Nabwiye abacungagereza gutyo mu buryo bwo kubajijisha, nkajya mvangamo n'ikinyametrobeti kugira ngo bumve ko ntari umunyakentrone nabo, kuko nari mbizi ko barahita banjyana muri gereza, niyo mpamvu nabikoze gutyo. Ariko kuko nari maze kubabeshya birumvikana nta hantu na hamwe nari guhera mbabwira ibijyanye no kumenya umucungagereza, ahubwo nagombaga gukora ibishoboka byose nkaguma aho ngaho kugira ngo umucungagereza nze kumubona hatambuka, bigatuma banamuvugaho nubwo ntabyo nari nzi. Nta kindi nakoze, nicaye hakurya mbitaruye ntangira kurira nerekana agahinda gakomeye cyane, kugeza ubwo umwe mu bacungagereza yageze aho aza kundeba agatangira kunyihanganisha, akambwira ko kuba ndaho ngaho bishobora kumviramo ibyago bikomeye cyane. Mubaza ikintu nakora n'uburyo ndongera kwambuka igihugu kandi n'amafaranga yose yanciranye. Umusore ambwira ko yumva bigoye ariko shift ye nirangira nimugoroba wenda ko twaza gutahana akangeza iwabo mu rugo akanshakira ubufasha bwo gusubira iwacu muri Metrobet. Mubwira ko yaba nkoreye cyane kandi Imana yazamuha umugisha. Uwo musore nta kindi yahereyeho uretse kumbaza uko umukunzi wanjye yari ameze n'uko asa. Mubwira ko yaba yari umukunzi wanjye nshaka gusa byo nta kibazo, kuko ntago yari kunyambutsa igihugu, ahubwo umwana wanjye atwite akaba ariyo ntandaro ndi kumushaka cyane. Umusore ambaza niba narateye inda umukobwa nkaba ndi kumwirukaho. Mubwira ko muri Metrobet ariko twe tumeze, ntago tujya dutererana abakunzi bacu, ahubwo we akaba ari we wantereranye. Umusore ambwira mpumuriza ko nzamubona, nuko dukomeza kuganira kugeza ubwo twaje no guseka. Birumvikana kuko ndi umunyamahanga, umusore yaranyishimiye cyane, bitandukanye na kwa kundi abantu baba baturuka mu gihugu kimwe, kuko bo nta byiyumviro birenze baba bafitanye. Uko twaganiraga niko amasaha ya saa sita yaje kugera. Ako kanya ku cyombo cye bamubwira ko Wadeni ari mu nzira. Umusore ambwira kuguma nitsimbye mu twatsi, kuko Wadeni ari umugome cyane, ambonye yahita nshyira muri gereza. Umusore mubaza niba bamfunga nta cyaha nakoze, ambwira ko ibyo turaza kubivugaho Wadeni amaze kwinjira. Akagaruka kundeba ariko nitsimbe ku buryo nta muntu urambona. Amaze kugenda nanjye ngumya ncungiye hafi. Ako kanya mbona imodoka iri kuzituruka mu cyerekezo navuyemo, ariko mu muhanda ku cyonge nari nanyuze mu ishyamba. Nuko igeze hafi yanjye mfata agakaramu nandika plaque kugira ngo ninayibona mu mujyi nzabashe kuyimenya. Imaze kugera ku muryango ihasanga wa musore na mugenzi we barinze baterera Wadeni wabo amasari. Barafungura arinjira ubundi barongera barafunga. Mbona wa musore ari kuganira na wa mugenzi we anantunga intoki, bigaragara ko ari njye arimo kuvugaho. Hashize akanya mbona afashe urugendo araje aho narindi, ambwira ko nshaka ko bari kwiganirira nanjye kuko Wadeni najya gusohoka mugenzi we aramubwira. Nuko dutangira kuganira, mpita mubaza ku byo yaragiye amaze kumbwiraho. Mubaza uburyo bashobora kumfunga kandi ntari umunyabyaha. Nuko umusore arambwira ati buriya hari ibintu umuntu atapfa kwiyumvisha mu buzima bwe. Hano turi bahita kuri Eternity Jail, ni gereza ifungiwemo abantu benshi cyane ariko b'inzirakarengane, kandi abantu bafungiwe hano ntago baba barakatiwe n'inkiko. Iyi ikaba ari gereza ya perezida ku giti cye, akaba ariho abika abantu bose bashaka kumurwanya no gukora ibikorwa bitandukanye n'ibye. Harimo abajenerali bashaka kumwigaranzura, hakabamo abanyabwenge bashaka gukora ibitajyanye nawe, hakabamo rubanda rugufi cyane bazira ubusa. Gusa ikirenze byose kikaba ari nayo mpamvu nanjye uri kumbona ahangaha kuri iyi gereza, nuko muri iyi gereza hafungiyemo papa wanjye. Ubundi njya kumenya ubwenge nasanze mbana na papa wanjye, mama wanjye na bashiki banjye babiri, umwe mukuru kuri njye nkamukurikira, undi ari unkurikira. Papa wanjye yari umuganga muri Lewis Hospital iherereye mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Kentrone witwa Kent. Ari umugabo ukora ubushakashatsi muri ibyo bitaro. Naho mama wacu we kuko bashakanye yararangije amashuri yisumbuye gusa, papa yakoraga akazi yishyurira mama wanjye amafaranga y'ishuri muri kaminuza, nawe yiga ubuganga ngo azajya amufasha. Naho mushiki wacu mukuru nanjye na mushiki wanjye mutoya, twese twari tukiri abana mu mashuri abanza. Urabyumva nta kazi twagiraga karenze kubyuka tujya ku ishuri tugataha nimugoroba. Umugoroba umwe rero twaratashye,
ariko dutaha hari ibyo tutari kumvikanaho kubera ko bashiki banjye bakundaga kwiteraniriza hamwe bakandwanya kuko ndi umuhungu umwe. Mu kugera ku muhanda aho imodoka z'ishuri zidusiga ngo tujye mu rugo, nanga kugendana nabo ahubwo njya inyuma yabo. Baza imbere bari kuvuga ukuntu umusaza wabo Ramari ari ikigwari, akaba ari n'igitesi kandi ari n'igihungu, guteta ari iby'abakobwa. Ikirenze ibyo nkaba mfite n'amaribori mu bitugu, bigatuma banserereza cyane ngo nta muhungu wagakwiye kugira amaribori kuko ari ay'abakobwa. Ibyo bigatuma numva nanjye mbarakariye cyane kubwo kuba banserereza bakanteza n'abandi bakobwa twigana mu ishuri, bakaza kunsaba ngo mbereke amaribori. Nuko munsi tugenda dushoreranye, mu kugera mu rugo twinjira mu gipangu. Tukihagera bashiki banjye bahita bafatwa n'abagabo bambaye masike mu maso, ubundi barabajyana ndetse na mama wacu, ariko njye kuko nkimara kubabona nahise nsubira inyuma nguma inyuma y'igipangu. Ubundi batangira kuvuga ko hari n'umwana uri kubura kandi bose batabashyira desimeriti batuzuye. Mpita menya ko ari njye barimo gushaka. Ako kanya nahise mva ku gipangu ubundi njya kwikinga ku ruhande, ariko hashize igihe batari kumbona bahita babashyira mu modoka barabajyana. Bamaze kugenda nanjye nza mu rugo, ngera mu nzu nsanga ibintu byose bisandaguje ndetse hari n'amaraso bigaragara ko mama bari bamukubise. Nuko nicara mu nguni ndarira kuko ntacyo nari mfite cyo gukora. Ubwo nibajije icyo gukora ndakibura, ntegereza ko bazabagarura wenda bakambwira aho bari babajyanye. Nuko ndarya ndaryama, ariko mu gitondo sinajya ku ishuri kuko ntago nari kujyayo njyenyine. Umunsi wose nirirwa mu rugo kugeza nimugoroba, ngiye kumva numva mu rugo ku gipangu baragikubise. Mu kureba mbona ni abagabo bameze nka ba bandi batwaye mama na bashiki banjye. Bamaze kwinjira baza bagana muri salo nkuko bari bahasize, ariko njye kuko nari nshaka kwihisha ngo batambona, nahise nurira njya muri purafo nyuze mu kantu kari gatoboye muri purafo hejuru mu ruhande rumwe. Akaba ari ahantu nakundaga kwihisha ntegereje ko papa ataha bashiki banjye bakarekera kunyuzura. Mu kumara kwinjiramo bari bageze muri salo, nuko umugabo umwe muri abo bantu atangira abwira abandi bagabo ko nyamara bagakwiye kubicira mu nzira kugira ngo badasiga ibimenyetso mu nzu yacu. Undi amubwira ko itegeko rivuga ko bagomba gupfira aho mu nzu kuko n'ubundi desimerite wabapima akamenya ibimenyetso agiye gupfira muri eternity jail. Nuko babagabo bumvikana ko nta kindi bagiye gukora, bagiye kubica bigengesereye ubundi bahanagura ibimenyetso byose, ndetse nibajya gutanga raporo banavuge ko umuhungu Ramari nawe bamwishe kuko boss wabo atabyishimira amenye ko hapfuye abantu 3 gusa kandi hagombaga gupfa 4. Nuko mama na bashiki banjye babakata amajosi ndimo kureba, ariko ngiye kwiseganya mpita nifata ku munwa, ariko purafo iranyeganyega. Mu kureba hejuru babwirana ko ari imbeba ziri aho mu nzu. Ubundi bamaze kubica neza bakora amasuku bagenda bahanagura neza, bigaragara ko ibimenyetso byose babikuyeho. Nta kindi cyabaye, baragiye. Nanjye kuva hejuru birananira, marayo iminsi 2 yose kuko natinyaga ko nindamuka ngeze muri salo imirambo ya mama na bashiki banjye batari bakiri abantu iranyirira. Nsohoka hejuru kubera ko inzara yari imereye nabi, ubundi mfata ibyo kurya mu rugo kuko byari bihari. Ubundi njya ku ishuri mbwira mwarimu ukuntu byose byagenze. Abarimu n'abanyeshuri nibo baje mu rugo bavuga ko baje gushyingura. Barangije banjyana muri kampani papa wanjye yakoragaho. Umuyobozi waho aranyakira ngira nk'umuvandimwe we, ambwira ko papa wanjye bazamufungura byanga byakunda, ariko ubwo umuyobozi w'iyo kampani yazanaga umugore ufite umwana w'umukobwa. Umugore yahise anyirukana mu ibanga ambwira ko ngomba kuhava ngashaka aho njya kuko atankeneye, kandi ambwira ko nindamuka ngize icyo mvuga nzapfa. Ampa n'amafaranga ubundi nsubira ku ishuri ryacu. Mbwira mwarimu ibyambayeho, ambwira ko nakwigumira mu rugo iwe nkajya njyana nawe tugiye kwiga. Mwarimu yakomezaga kumbwira ko papa wanjye bazamufungura, ariko ndaheba kugeza ubwo yamfashije akandihira amashuri nkayarangiza. Ariko mu kwiga amashuri yanjye yisumbuye nta kindi nakoze uretse kumenya ibijyanye na gereza ya eternity jail ndetse nuko bafunga banafungura. Mbona nta yandi mahitamo nzagira uretse kuba najya gusaba akazi ko gucunga gereza.
ngize amahirwe barakama ntangira kugakora. Ubwo nkimara gukora imyitozo njye naje gahunda yanjye ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo papa wanjye Desmeriti nzamukure muri gereza. Ariko kugera hano nsanga ni ibintu bigoye cyane kubera ko iyi gereza nanjye ubwanjye yarancanze, kuko nta fatizo nta tangiriro igira. Ahantu honyine ho gusohokera ni uyu muryango uri hariya imbere gusa. Nuko mbonye bimeze gutyo ntangira gushaka uko nakwigira inshuti na wadeni wacu, ngo wenda nimara kumufatisha nzabe namusaba afungure papa wanjye mu ibanga, kuko n'ubundi abantu baba bafunzwe baba batazwi. Ariko biranga neza kuko wadeni nta hantu wamuhera kubera ko ari umugabo utinyitse cyane. Ndetse ikirenze n'ibyo naje kumenya ko mbere y'uko aba wadeni w'iyi gereza yakoranye na papa wanjye muri Abarewisi Hospital ku bushakashatsi, kuko nabyo nabyizeho mbere yo kuza gucunga gereza. Bityo ndamutse mvuze kuri papa wanjye Desmeriti bivuze ko nahita amenyekana nk'umwana we. Abashatse kwica bakambura kugeza na n'ubu nkaba ndi mu gihirahiro, ariko nkaba byanga byakunda nzashakisha papa wanjye kugeza musohoye muri iyi gereza, niyo byaba ngombwa ko nyitwika. Kandi ntago ndi njyenyine kuko uriya musore uri ku muryango nawe ni inshuti yanjye magara, kuko namubwiye byose nsanga twese duhuje umugambi, kubera ko we nta kindi kintu cyamuzanye hano uretse kwihorera kuri wadeni wacu nk'umuntu w'umuhemu wahemukiye umuryango we wose. Mbese urumva ko nubwo tutarafindura uko gereza imeze, ariko tuzava hano wadeni tumurimbuye ndetse na papa wanjye tumubohoje. Rero ibyo nibyo nakubwira bijyanye n'ikibazo warumbajije. Umusore w'umucungagereza yamaze kumbwira gutyo, nibaza ahandi hantu nahera mubaza amakuru ajyanye na wadeni nk'izina rye n'aho atuye biranyobera, kuko yari ari kunyumva nk'umuntu uri gushaka amakuru. Ariko mu gukomeza kuganira sinzi ukuntu Imana yamfashije nza kubigeraho, ariko bitunguranye. Ariko umusore ntiyaza kurabukwa. Umusore ambwira ko wadeni mbere y'uko aba umucungagereza mukuru yari umusirikare w'umujenerali. Perezida Macron akaba yaramuhaye igihano cyo kuza gucunga gereza kubera ko ngo yananiwe kuba yakwaka Desmeriti ubushakashatsi bari bafite. Anambwira n'izina rye ko yitwa Wadeni Morutana, akaba atuye mu murwa mukuru wa Kent, ariko akaba nta muryango agira, ko aba wenyine. Ubwo namaze kuganira n'umucungagereza ibyo byose, amasaha arimo kugera, mugenzi we aza kumuhamagara ngo wadeni agiye gusohoka, bahita banataha. Umusore wambwiraga mu buryo bwo kugira ngo bige gahunda neza, uwo mugenzi we babana muri geto mu mujyi, ndetse bakaba batuye ahantu hakurya y'aho wadeni atuye mu rwego rwo gucunga intambwe ze zose. N'ubundi umusore nabonye agiye kugenda kandi ntabwo byari gukunda ko tujyana iwe. Musaba ko yampa nimero ye ya telefone nkibyibuka kugira ngo ntaza kubyibagirwa twageze mu rugo. Arayimpa ariko ambwira ko banza ngira amakenga cyane, kuko n'ubundi ntabwo twari gutandukana anshakiye ubufasha bwo gusubira iwacu atazimpaye. Mubwira ko nkunda kwibagirwa. Amaze kuzimpa nzandika ku gapapuro, kuko telefone nari nayibitse mu gikapu. Umusore amaze kugenda nanjye mpita nkati y'ishyamba, kugeza ngarutse aho twavuganye na boss wacu duhurira. Tumaze guhura tumubwira ibyo twagezeho twese. Boss adusaba akanya gato ko kwandika ibaruwa agomba kumpa ngo nyikuzanire bwana Chairman, ubundi tumutegereze mu kanya ahita yimpereza. Ambwira kuza kukureba nkayiguha. Mu by'ukuri nagize amatsiko y'ibaruwa boss yampaye cyane ko itari inafunze. Antegeka no gutega bisi mu rwego rwo kwirinda ijisho ritari ngombwa. Ndi muri bisi nsomye iyo baruwa ngira ubwoba, akaba ari nayo mpamvu ninjiye hano nataye umutwe. Bityo akiriye ibaruwa nabo wisomere maze urebe rwose kandi ugire icyo ukora hakiri kare. Umusore wa Cosmos yamaze kumpa ibaruwa, mpita nyifungura vuba cyane nanjye mfite amatsiko. Mu kureba ibaruwa ntangira gusoma mu ijwi bose bumva. Yari yanditseho igira iti muvandimwe wanjye Petron, ni Cosmos ukwandikiye. Nubone iyi baruwa umenye ko ndaba ndi muri Eternity Jail. Urabizi ko njye narwanye hafi ya sogokuru wawe Toromeo, ndetse musezeranya kuzakubera umwizerwa. Ikirenze ibyo ngibyo njye na Sanctus twasezeranije, Sanctus papa wa Sanctus,
ko tutazigera dutenguha Abalewisi mu rwego rwo gukora inshingano z'abasultani bose, kugeza igihe umuryango w'abasultani tuzongera kuwubakira ukaba umuryango nk'uko wahoze kera. Bityo ibi nkoze ntiwishinje icyaha, kuko ntago ari wowe mbikoreye, kandi wibuke ko ntakora njyenyine, kuko kuva kera twatangiye gukora turindwanya ebyiri, njye na Sanctus, nubwo mwarimu wacu Riyariyo twamubuze, ariko nyuma yo kugisha inama umuvandimwe wanjye, uyu niwo mwanzuro yafashe, kandi ashimishijwe n'umwanzuro wari wafashe wo gutabara isi witanga. Ariko nanone ntago yabuze kukwita ikigoryi, kuko utekereza ubuzima bw'abandi mbere yo gutekereza ubwawe, bityo umva ibintu ugomba gukora. Uyu munsi izi tariki ushaka uko utangira umupangu wo kumbohoza, kandi iminsi 3 nkwijeje ko nzaba maze kubona uburyo nakuvugisha, kugira ngo nkubwire aho gahunda zigeze. Bityo wowe uca rutuza, ariko ntiwibagirwe kwiga imirwano y'uwo musore wa Riyariyo, kuko uzayikenera. Ikindi kandi ushakisha umusore witwa Ramari, ni umucungagereza, umubwire gahunda zose ukuntu zimeze, azakugeza kuri Warden. Ndakwizeye ubwenge bwawe buzamvana muri gereza, njye na Desimeriti ndetse na Salvatore, papa wa Vanessa wahoze ari umuganga muri hospital yanyu. Nubwo utamuzi, ariko yari umutasi wakoranaga na sogokuru wawe Tolomeo Lewisi. Abo bombi nzabasohora. Ibijyanye na Salvatore nzabikubwira, kuko nawe ni umuntu w'ingenzi cyane, kuko ntashobora kuzamusiga muri Eternity Jail. Ariko nyuma ya byose ukibuka ko gusohoka muri iyo gereza kwacu ari ububasha bwawe, bivuze ko nubishaka tuzapfiramo cyangwa se tugasohokamo amahoro. Ngushimiye uburyo byakiriye. Abasore banjye bandi turi ku mupangu wacu, naho uwo nkoherereje mushyire ku ruhande rwawe, aba ari we muzakorana. Namaze gusoma ubwo butumwa bwa Cosmos numva ndasaze noneho, kuko byari bimeze nko kunkubitaho umutwaro w'ibiro nk'amatoni 1000, mu gihe numvaga ko nshobora kujya muri Eternity Jail nkahigira umupangu wo gucika neza. Cosmos we yaranshyizeho umutwaro w'ubuzima bwe, kuko yari yiyongereyeho umutwaro nari mfite, ari we Desimeriti, ndetse na papa wa Vanessa ntakekaga ko akiri muzima, nubwo Cosmos we yarazi ko ntabyo nzi. Nuko ndebye Dorcas na Rufus mbona ibitekerezo byababanye byinshi cyane, bigaragara ko barimo gutekereza icyo gukora. Ako kanya mpita mbwira umusore wa Cosmos nti tujye gushaka Ramari.